Samusure Makuta Kalisa Ernest agarutse mu Rwanda. Yego. Abo duhagararanye bati Samusure yakiriwe n'abagore benshi. Tumuhaye ikaze Kigali. Murakoze cyane. Reka mpere ku cyo na utangiriyeho kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko nibo batubyara. Mu by'ukuri ubuzima tugira turabubakesha amezi 9 batumarana mu nda, ntabwo twakagombye kumva ko ari bo bakagombye kuba bakeya mu banyakira. Ngira ngo wabonye uburyo nsuhuzanya n'umukecuru wanjye, ubwo niba nawe bamubaze muri abo mwabibaze nabi. Ariko ubundi mu by'ukuri abagore utabashyize imbere n'igihugu nticyabaho, n'isi ntiyabaho pe. Ugarutse i Kigali nyuma y'imyaka 3, twakomeje kugenda tubona amavideo yawe mu bibuga by'indege, uri muri Katari no mu ndege twabonye video. N'urugendo rwari rumeze gute mu ncamake, uriyumva gute kugaruka mu rugo mu Rwanda? Bo mbere na mbere no gushimira Imana kuko ibintu byose birashoboka, kandi ikindi ngashimira n'umutima wanjye kuko iyo ntawugira ntabwo nari kugira igitekerezo cyo kwitabaza abantu ngo bamfashe kwishyura ibyari byatumye ngenda, kandi narabikoze, n'ibitarakunda bizakunda kubera abantu n'Imana. Hanyuma ikindi buriya nta kiruti waba w'umuntu, aho wajya hariho hose nubwo waba uri mu cyogajuru, nta hantu hashobora kukurutira iwanyu. Nk'ubu ngubu sinzi niba hari ikindi gihugu nshobora kwinjiramo ngo mbone abantu bampobera gutya. Nari maze igenda hoberwa, ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye mu by'ukuri biranshimishije. Ubu se ndaherukaga guhoberwa gutya ryari? Biramfashije cyane, undumva umutima utuje. Ntabagore bahoberana bahano. Oya barahari ariko ntago bamhoberana urugwiro nkuru nguru. Erega hari ukuguhoberana urukundo, hari no kuguhoberana urumamo. Ariko nk'ubu ndishimye cyane. Nkawe Chita ntago warunkumbuye. Cyane. Rero mu by'ukuri ni igisobanuro gikomeye cyane kuba ndahangaha nshimira abantu babigizemo uruhare, ko ntago ari njye wabyikoresheje, sinjye wabigizemo uruhare, n'abantu. Kandi mu by'ukuri ikintu nababwira nuko ahantu hose wagera, uko haba hareshya kose, nubwo haba ari mu mwobo uri mw'intare, ufite abantu burya uvamo, ufite Imana burya uvamo. Gashimira Imana rero ko ndi mu Rwagasabo kandi rutekanye. N'ubu ngubu tudafite igihugu cyiza ntago twaduhagaze hano gutya, urabona ko harambuti yaje Kamembe, ariko kubera igihugu cyiza bimeze neza. Urugendo rwagenze gute? Ngo nibwo bwa mbere ugiye mu ndege? N'ubwa mbere ngiye mu ndege, ariko ni n'ubwa mbere ngiye urugendo rumeze neza. Ubundi bwo mu by'ukuri nubona wuri indege, mw'abantu mwe muri aha, nubona wuri indege uzamenye ko Imana ifunguye imiryango. Ntabwo mbabeshya. Ubu nukuvuga nzajya nca hano gutya ngo wa nurira njyaha mvayo njyaha ngaha. Nyabo njya gukora iki? Nyabugogo. Nimba ngiye niwaca aho mvuka sinzaca Nyabugogo, nzaca hano ku kibuga cy'indege. Imana iba yamaze kubikemura. Amen. Mu minsi yashize Bruce Melody yari yavuze ko mwe mwavuganye yawe kwemera kukwishyura itiki kugarura. Yego. Niwe wayitanze bya donc. Bo ndabanza gushimira Bruce Melody, mu by'ukuri igitekerezo yagize ni cyiza cyane, kandi ni imfura. N'umusibejo twarongeye turavugana. Ngewe itariki nashaka kuziraho we ntago yarayizi, kubera akazi kenshi maze igihe mumubonana ntago yabashije kubikora, ariko bitavuze ko atakora ikintu. Se sinje gutangira ubuzima, se sinkeneye abantu, je commence la vie. Karame. Sinema nyarwanda ari gukumbuye bitega iki none? Sinema nyarwanda yo ngira ngo reka nshimire wangize Samusure Habyarimana Sharire, ndamushimira cyane. Ndamushimira cyane, abyemeye yaza. Niwe watumye mba Samusure, niwe watumye mbuwondiwe kugeza ubu, niwe watumye yitwa Sharire Habyarimana. Yego, yitwa Sharire Habyarimana, akaba ariwe wanditse iyo twatangiriyeho yitwa Ntawumenya aho bwirageze, mwarayibonye irimo amasogisi ya sandari. Uyu nguyu niwe wanditse Haranira kubaho, iy'igituntu na sida bitiriye Kanyombya,
ariko yitwaga haranira kubaho. Rero mu by'ukuri na zirara zishya n'izindi twagiye dukora tujya kwamamaza cyangwa se guhugurira abantu ibintu runaka. Uyu mupapa niwe wanyise Samusuri. Kugeza ubu izina mfite ni ukubera uyu mubyeyi. Nta kintu rero mfite cyo kumwitura uretse ko buri gihe mpora nsenga mvuga ngo Imana imwagure n'ubu ngarutse yongera abona ibyo ankinisha. Hato ntazikinisha. Nibikabe rwose. Nibyo rwose. Rero ndamushimira cyane. Murakoze cyane. Kandi wigoye pe kugera aha ngaha birashimishije mbonye ko turi kumwe. Murakoze cyane. Turi kumwe cyane. Yego murakoze. Uva muri make filime twiteguye gukomeza gukina nk'ibisanzwe. Oya filime ntabwo ngewe nyirimo ahubwo yo indimo. Niba indimo rero urumva ko ntaho nayihungira. Hanyuma uruvuze ku cyo gutangira ubuzima. Oya gutangira ubuzima byo ni Mozambique utangira ubuzima. Uvuye yugarutse hano ugiye gutangira ubundi biri bukorohere. Nagiye Mozambique ntangira ubuzima. Naho watangira ubundi buzima. None ugarutse na hano uje gutangira ubuzima. Oya Mozambique ntago nigeze mpatangirira ubuzima. Mozambique nagiye yongeye gushaka uburyo nakemura ikibazo. Kandi cyarakemutse. Yego. Niba itarakemuka kubera ko muhari muzamfasha mbikemure. Abagufasha imbere tuzongera. Muzongere kabisa. Hanyuma i Kigali rero ni ihe mishinga ikurikiraho? Ngira ngo niba wanyumvise neza. Je commence la vie. Apo nibagiwe. Wowe wize kubw'ubu ngubu. Nje gutangira ubuzima. Nibagiwe rwose. Muri urugendo rwawe rwo gukemura ibibazo wari ufite muri urugendo rwo gutaha hari abantu b'ingenzi ushimira byanze bikunze. Reka mpere kuri Judith. Niyo nizera Judith ni umugore w'intwari mbivugire ku itangazamakuru. Nongereho Bayisabe Irene bafatanyije nk'umunyamategeko. Nkongeraho umugabo witwa Mbaga ntago mumuzi aba yicecekeye ariko yakoze igikorwa gikomeye. Nkongeraho nimara gushimira abo bantu nkongeraho n'abandi ariko nkongeraho communauté y'abantu bari Mozambique. Abanyarwanda bari Mozambique bakoze igikorwa gikomeye kuri izo nshingano. Ngashimira ambasade yanyakiriye ikangira inama kandi kanyumvisha ko kwambara Lacoste ukambara ikabutura ukagira gutyo ukongera utuburaho ukajya wagira mu by'ukuri nabibwiwe na Korode akiri ambasaderi muri Mozambique. Ubu ngubu barakomeye sinzi niba nanamwegera nsigaye mbona agenda imbere ya nyakubahwa. Ariko Korode yarakoze abyumva aho ari yumve ko yakoze yangira inama nziza nubwo nanjye nari mfite muri gahunda nk'inyangamugayo yari isanzwe. Kandi mu by'ukuri n'uzanyizera aha ngaha tugakorana ntago nzamubera ikigwari. Ntago byari ibintu byanjye biriya nuko umuntu atajya hirya no hino ariko mu by'ukuri ndagerageza. Mu mibare ifatika ejo bundi nende gukora imibare nsanga ugenda yari amaze kuba miliyoni 11. Uravuga uti hari bitarakemuka kugeza ubu ngubu abitarakemuka. Reka nkubwize ukuri. Mu by'ukuri ibintu bitarakemuka ntabwo najya muri iyo mibare. Buriya abantu buriya ntureba nk'uko tuvugana umuntu wakuvugishije amagambo menshi si ugira icyo akumarira ariko umuntu wakumvise neza burya agira ikintu akumarira. Shatse kuvuga ko njye ntacyo ndi kukumarira oya ntabwo ari wowe mvuze ariko byari byose abanyarwanda burya icyo mbakundira barumva cyane. Barumva ntabwo wari umugani barumva cyane. Waje i Kigali urogosha waje i Kigali ukora uturimo dutandukanye. Yego. Nyuma ya sinema uratekereza ko hari n'utundi turimo tw'amaboko ubu ngubu wahita uheraho muri Je commence la vie? Mfite Habyarimana Charire nkaba mfite n'andi makampani n'abaneri bose n'aba Papa Sava n'aba Kibonke n'abande ande bose n'abakirama ni benshi. Gusa haba urumpa akazi koko none ubwo se naburara ubukwe se ahubwo hano aho bakorera swap ni he kuri MTN mite nkoresha swap kireho ya nimero isanzwe 51 0788 51 yego 10 yego 35 gahumva kiti inshuti nziza umva 1035 58 1035
ubwo ni iminani ibiri. hanyuma turi kugana ku musozo kugira ngo tunakore kujya kuruhuka kwakoze birarenze. ibi byose unyuzemo bigusigiye isomo ki ry'ubuzima niki umuntu ukurikiye iki kiganiro umuntu wakurikiye ubuzima bwa Samusure muri biriya bihe yakwigira mu nkuru ya Samusure? Fata imyaka 3 maze uyikube n'ibyo nakagombye kuba ngezeho urahita ubona igisubizo. Hari ibyo wicuza? Hoya ntacyo nifuza kuko urugendo rwacu uko uvuka nuko uzapfa nuko uzakira nuko uzakena n'ibizakubaho Imana ibibizi. Muri urwo rugendo ariko hari ibihe bigukomereye byakubayeho uva Kigali ugera Mozambique. Reka nkubwire niyo umwana ari kuvuka biramukomerera. Hari umwana ari bwavuke kumva atari kurira ukavuga uti noneho hano ndakomereye muri uru rugendo. Muri uru rugendo kubona ari mu gihugu, kubona ari mu gihugu ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nta bindi byankomereye none se ibirenze kuvaho umuntu aba yaravuye akagera I Kigali byananirana kuva hano ukagera Amaputo. Ahubwo vuga ngo kuba umuntu atari mu gihugu nibyo bishobora kuba byakubera umutwaro. Reka nongere nshimire leta y'u Rwanda kuba yarampaye pasiporo ndi hariya indi yari yarangiye, ndayishimira cyane. Kandi ngashimira na ambasade. Muri ambasade ahantu iri nuko abantu rimwe na rimwe bajya babikerenza, ariko yuri mu gihugu kirimo ambasade y'iwanyu uba ukomeye cyane. None iyo ugize ikibazo yitabaza mu buryo igutabara mu buryo bwihuse. Rero abantu bagiye babyishimira n'abatarayoboka bayiyoboke, ariko ntago nabura kongera gushimira community ya diaspora cyangwa se community nyarwanda iri Mozambique. N'abantu impombyi tesara aho ngiye ko nawe uri gitangaza napfuye ndata umva kandi bayandirimbo ngaratashe umugeni aratashye oya ntaho ngiye. Iyo bakubwiye ngo nta muhanzi upfa nicyo bisobanura. Ubutumwa rero ku bakunzi bawe batabashe kugera hano. Ubutumwa rero ku bakunzi banjye batabashije kugera aha ngaha nuko bakomeje kunyereka ko turi kumwe, kuko atari ibyo wenda nanjye ari kugira ngo ngacika intege nkumva ko ntasubira mu mwuga. Ariko mu by'ukuri namwe murabibona, ujya kubona ukabona akantu nakoze kera kari guhitinga ubu ngubu, ukumva umuntu araguhamagara akubwiye, ukumva umuntu arakubwiye ati ese ko mfite 1000 nakikugezaho guta 1000. Si ikintu gikomeye. Ndashimira abafana bakindi impande, ndashimira abantu bose muri rusange, ndashimira aba diaspora baba mu bihugu bitandukanye bakoze igikorwa gikomeye. Uyu ni umusaruro kuba ngarutse hano ni ikintu gikomeye. Ni umusaruro natse pasiporo muri 2002. Ubundi barambwira bati ngwino ukemura ikibazo gihari. Nitabaza abanyarwanda 2022. Nitabaza abanyarwanda n'abandi bantu bumva ikinyarwanda baba Kongomani cyangwa abarundi barabikora pe. None ndagarutse nyifite. Ifite rwose yanditseho mu giportige. Arakize? Oya nta giportugali nzi pe. Ariko sinabura no kuvuga ngo ciao. Wakoze cyane Samusure. Okay, nakoze rero obrigado muntu wene buje niyo washakaga. Deus zagaderi nibiki byose. Ubwo bigarukiye aho ngaho. Nibyo nakoze cyane.